ngo rero ndabona umuvandimwe arimo kuvuga ati mfite ikibazo ngira ngo yaza tukamwakira. N'undi wese aze kugira ngo hari ikibazo njya ngira abakristo bakatubaza nanjye na kubera kudasobanukirwa neza nkabura icyo nsubiza, ariko pasiteri sinzi aho yahungiye niwe nari kukibaza. Hano hari ikibazo cyabajijwe muri Eziri kivuga ngo muri Yesaya 7:14 havuga ngo dore umwari azasama inda azabyara umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Wagera muri Yesaya 8:3 havuga ngo wa mwana wavuzwe muri Yesaya 7:14 ariwe Emmanuel, nuko njya ku muhanuzikazi abyara umwana w'umuhungu, Uwiteka ahera karamubwira ati mwite Maheri Sharari Hashibazi, bisobanuye ngo Ezekiya. Ese Emmanuel bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe niwe Maheri Sharari Hashibazi? Mudufashe mudusobanurire nkatwe tub'abasilamu tutazajya turajijwe. Naam. Arakoze. Ngira ngo nkuko byari biteganyijwe yari iminsi 3 Pasiteri Alexandre turi kumwe, ariko ngira ngo ibibazo n'icy'umwana mutoya ntabwo yagishubije, numva yuko n'icyo ngicyo ntabwo yari ko gisubiza birumvikana. Ni ukuvuga ngo iryo somo ni waritanze, kandi iryo somo turebe koko niba ari Yesaya wavugaga uwagiye ku muhanuzikazi ninde. Icyo ni ikibazo rero turaza kugisubiza kuko ibitabo twarabyize nta kibazo gihari. Aha reka twakire ibindi nka bibiri tujye ku musozo kugira ngo tusobanukirwe. Ntabwo mushaka gusobanuza? Ntabwo ushaka gusobanuza? Reka rero twakiriwe hanyuma dusoze. Ngira ngo ari haje n'ubundi uragaruka hanyuma wakire uriya muvandimwe usubize ku bibazo bye. Uwo mwana wavugaga ninde? Ese uwo muhanuzikazi bagiyeho byagenze gute? Bibiliya ibisobanura ite? Father, mu by'ukuri umuntu ubaza kiriya kibazo iyo umwumvishe itwebwe itanye kutubaza ubundi intego ntabwo aba ari iriya. Muvandimwe dusomera 9:5 Yesaya 7 nahagaruke. Urabona soma Yesaya 9:5 cyangwa ngira somera Bibiliya ntagatifu Yesaya 9:5 urebe. Urebe noneho wumva ukuntu hariya muri 7:14 tugomba kumenya byaturutse hehe. Ntabwo ari ukuza abayisilamu musoma igice musoma apana, tugomba kumenya byaturutse ngira mu bisobanuro no kugira ngo abantu babashe kubisobanukirwa. Iri somo abantu bakoresha YouTube baraza kurisanga kuri Shishoza TV Rwanda. Iryo somo twaricishijeho ariko katwongera turi basubiremo inshallah. Nsomera aho ngaho none twumve Shishoza TV Rwanda. Barajya kuri Shishoza TV bakurikire barabyumva. Soma none twumve. Haragira ngo ibisobanuro twumve. Yesaya ibice 9 kurongo 5 njya mu bisobanuro twumve. Aha haragira hati ngwiki nari nashakiye muri mwene Siraki. Yesaya 9:5 mu bisobanuro cya 9 ku murongo wa 5 muri Bibiliya ntagatifu ni Izayi. Haragira hati ngwiki haragira hati umwana yatuvukiye. Mwumve uwo mwana niwe Emmanuel. Wavuzwe muri Yesaya 7:14. Wavuzwe muri kangaha? Muri Yesaya 7:14. Wabyumvishe? Uwo mwana yavutse templazaye avutse kuri Yesaya 9:5. Ubuhanuzi bwe buba muri Yesaya 7:14. Dore umwari azasamina. Yesaya 8:3 asamina. Yesaya 9:5 umwana aravuka. None Yesu yavuze ku
aho ngaho babyumve neza. tubanza tuhasoze. Tuhasoze kabisa. Umwana yatuvukiye. Umwana yatuvukiye. Uwo mwana niwe Emmanuel. Uwo mwana niwe Emmanuel. Wavuzwe muri 7:14. Wavuzwe muri 7:14. Hasome naho bahumve. Ni umuhungu wa Ahazi. Uwo mwana ngo ni umuhungu wa Ahazi. Aha. Uzima ingoma. Aha. Akitwa Hezekiya. None Yesu ise ni Ahazi. None Yesu ni Hezekiya. Oya. Bivuga ngo rero uriya mwana bavugaga witwa Emmanuel yavutse ku ngoma ya Yesayi, ariko Yesu we yavutse ku ngoma yande ya Herode. Matayo 2 hasome. Matayo igice cyo cya 2. Ega Yesu nta nahantu bigeze bamuhamagara Emmanuel. Matayo 2 kangahe? Matayo 2 ku murongo wa mbere cyangwa nahageze aragira ati Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode. Yesu yavutse ku ngoma y'umwami Herode. Uriya mwana wo muri Yesaya 7:14, Yesaya 8, Yesaya 9:5 avuka ku ngoma yande ya Yesaya. N'abantu babiri batandukanye, kandi uwo mwana tubonye ko ari Hezekiya ukomoka kuri ande kuri Ahazi. Bityo rero muvandimwe uriya mwana ntabwo yari Yesu. Yesu yavutse mu gisekuruza, yavutse mu gisekuruza cya 14, ndetse icyo gihe cye ku ngoma y'umwami Herode muzi neza ko bamuhungishirije mu Egiputa. Icyo twakivuye, nta wundi ufite ikibazo. Hari wari wambajije ikibazo n'umuvandimwe wacu. Yinjiye idini. Arahari aracyahari. Nguriya. Navyo nyimusubiremo ahari batagira ngo wenda nakimuhimbiye. Umuvandimwe wacu genda usuze muzehe. Na mu muvandimwe yari afite ikibazo abaza ati se ko nabaye umwisilamu muzanjyana mu mazi ryari? Rwose dore nguona yakimbaje nawe nti turaza kugusobanurira. Nyine ngo muzamubatiza ryari nyine kumushyira mu mazi. Nawe nuko wavuze? Namubajije nzabatizwa ryari? Twakubatije umubatizo wa Yesu. Urabona? Subize. Sobanurira umusore. Urakoze genda wicaye hariya. Iyo umuntu abajije ikibazo nk'iki aba ari byiza ko kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa. Bavandimwe, Yesu yari afite abigishwa bangahe? 12. Yesu yari afite abigishwa 12. Mumbwire umwigisha umwe Yesu yabatije mu mazi. Mumbwire n'abantu batari abayisilamu. Mumbwire Yesu yari afite abigishwa 12, Matayo 10 ku murongo wa 2. Mumbwire mwabo abigishwa 12 uwo Yesu yabatije mu mazi. Ntabwo azajya mu ijuru, ntabwo bazajya mu ijuru. Turagaruka gatoya. Harya nyina wa Yesu yitwaga Mariya. Yitwaga Bikira Mariya. None yarabatijwe mu mazi. Bikira Mariya yabatijwe mu mazi. Oya. Mudufasha ariko. Bikira Mariya yabatijwe mu mazi. Wewe bazabajyana muri Kadiridimba hano hari Yorodani hari. Ndashaka hano kugira ngo duhuze. Ndashaka hano kugira ngo duhuze. Nyina wa Yesu Bikira Mariya yari ahari na Yohana Mubatiza ahari. Kubera iki Yohana Mubatiza atabatije nyina wa Yesu kandi nyina wa Yesu yari ahari? Mutubwire niba nyina wa Yesu yarabatijwe. Icyo ngicyo sawa. Habuze igisubizo. Noneho ndagarutse. Yohana Mubatiza uriya wabatizaga mu mazi yabatijwe mu yihe Yorodani? Nawe ntabwo yabatijwe hehe? Mu mazi. None abo bose ntabwo bazajya mu ijuru? Reka tugaruke rero. Somera Luka 3:15. Luka igice cya 3 ku murongo wa 15. ku murongo waho wa 15. Inyandiko iratubwira iti. Inyandiko iratubwira ngo 15 aragira ati. Nuko abo bantu bagira amatsiko. Bose bibwira yuko hari none Yohana yaba ari we Kristo. Abantu bose bagira amatsiko bibwira yuko Yohana yaba ari we Kristo. Nuko Yohana basubiza bose
amaso ati Yohana abasubiza amaso ati ni koko jyewe ndabatirisha amazi niko kujyaho Yohana ndabatirisha amazi ariko hazaza undusha ubushobozi ndetse ntibikwiriye ko napfundura udushumi tw'inkweto ze. uwo ninde? uwo niwe uzabatirisha umwuka wera. uwo muntu uzaza nyuma ya Yohana ninde? Yesu. ninde? Yesu. ngo Yohana abatirisha iki? Yesu arabwira ati ni koko jyewe ndabatirisha amazi. aha uwo ni Yohana. Yohana aravuga ati ni koko jyewe ndabatirisha amazi aha ariko hazaza undusha ubushobozi ndetse ntibikwiriye ko napfundura udushumi tw'inkweto ze. uwo azabatirisha iki? umwuka wera. azabatirisha iki? umwuka wera. umwuka wera n'amazi n'umuriro. umwuka wera n'amazi. abemera ko umwuka wera w'amazi bashyira hejuru. Yohana abatirisha iki? amazi. uzaza hanyuma yazabatirisha iki? umwuka wera. ndagira ngo mbabwire musomaji haji nkurikira. Yohana amaze kwigisha ariya magambo ndagira ngo ngaruke kuri pasiteri nawe nubwo yagiye akora kabitwaye homereza iyo nyigisho wumve. homereza akamusigara ku murongo 20. hageze wumve ku murongo waho ngo intera iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane amasaka ayahunike mu kigega cye naho umurama azawucanisha umuriro utazima. komeza ku murongo 20. akomeza kubwiriza abantu. Yohana akomeza kubwiriza abantu ubutumwa bwiza kandi abahuguza byinshi. ariko muri icyo gihe umwami Herodi acyashywe na Yohana ku bwa Herodiya. mukamwene se no kubw'ibindi bibi yari yarakoze. kuri ibyo byose yongeraho iki? afata Yohana amushyira mu nzu y'imbohe. Yohana wagize gute? bamushyize mu nzu y'imbohe. bamufunze kuri 3:15 kugeza kuri 20. uyu Yohana ntabwo yigeze ahura na Yesu. ni bya bintu bavuga ngo ikosore. ndagira ngo mbabaze haji genda giye. ndagira ngo mbabaze ogenze. ndagira ngo mbabaze mutubwire Yohana yigeze asohoka mu nzu y'imbohe? Yohana bigeze bamufungura kugira ngo ajye kubatiza Yesu? Yohana yapfiriyemo. Yohana bigeze bamufungura? hano tubonye Luka 3:13 ku murongo 20. Yohana baramufunze kugira ngo mwereke ko afunze. Matayo 11:2. Matayo 11 ku murongo waho wa 2. soma iyo ni kuragira iti ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe. Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora. atuma abigishwa be ko bamubaza bati mbese ni wowe wundi ukwiriye kuza? ni wowe wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? aba bantu mubarahuye. aba bantu bigeze bahura. umwe yarafunze akagwa no umwe yarafunze. nuko ngo Yohana rero ntabwo yigeze asohoka muri gereza. yo dufashe Matayo 14 ku murongo wa 9. Yohana bamutsinze muri gereza atari yahura na Yesu. ariko y'ibitubwiye twebwe torosha. none se reka mbabaze, habatizwa umukiranutsi, habatizwa umunyabyaha? kandi habatizwa iki? umunyabyaha kugira ngo bimuhe. habatizwa iki? ngo ni umunyabyaha. ngo buriya kubatizwa baravuga ngo iyo umuntu bamubatije ngo baba bamumazeho ibyaha. ni ukuvuga ngo kubatizwa batize ni ukudubika. mu gisobanuro ni ukuva mu byaha ukajya mu gukiranuka. none Yesu icyaha mwamushinja ni iki cyatuma batizwa? hari icyaha yagiraga? ariko none reka tugaruke tugendere ku nyigisho. tumaze kubona ko umubatizo w'amazi wari uwande wa Yohana, umubatizo w'umwuka wari wande wa Yesu. Yesu yafashe uwuhe mwanzuro? ibyakozwe n'intumwa 1:5. soma ibyakozwe n'intumwa igice cyo cya mbere ku murongo waho wa 5. shangamuka. inyandiko iratubwira iti haragira ngo iki? kuko Yohana yabatirishaga amazi. ariko mwebweho mu minsi mike
muzabatirishwa umwuka wera. mu minsi mike tuzabatirishwa iki? Umwuka wera. Umwuka wera n'amazi? Oya. Umwuka wera Yesu yasobanuye icyo ari cyo n'amagambo. Yohana 6:33. Yohana igice cya 6 ku murongo waho wa 63 haragira hati. Haragira ngo iki? Iyo ni kuragira iti. Umwuka ni utanga ubugingo. Umwuka ni utanga ubugingo. Umubiri ntacyo umaze. Umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka. Aha. Kandi niyo bugingo. Amagambo Yesu yavugaga rero niyo ahindura umuntu. Amazi ntabwo ahindura umuntu. Amazi akuraho imbyiro. Dufata umwanzuro. Abakorinto ba mbere 1:14. Abakorinto ba mbere igice cyo cyane. Uwo murongo buri muntu wese wandikiye. Wende yindi uyireke ariko umurongo wandikiye. Abakorinto ba mbere igice cya 14. Buri muntu wese awufata. Usome twumve. Haragira ati. Haragira ngo iki? Abakorinto ba mbere igice cyo cyane ku murongo wa 14. Aha. Haragira ati. Haragira ngo iki? Shimira Imana yuko ari nta n'umwe nabatije muri mwe. Shimira Imana yuko ari nta n'umwe nabatije muri mwe. Keretse Crispo na Gayo. Kugira ngo hatagira umuntu uvuga yuko mwabatijwe mu izina ryanjye. Aha. Icyakora nabatije nawe kwa Stefano. Uretse abo sinzi yuko hari undi nabatije. Kubera iki? Kuko Kristo atanumye kubatiza. Ngo kuko Kristo atagize ate? Atanumye kubatiza. Aha. Ahubwo yanumye kubwiriza ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu tubwiriza abantu twabati abemeye basi. Hari undi muntu ariko ufite ikibazo atari umusilamu. Umuvandimwe ati umusilamu nawe uriya musilamu yenda gusobanuza burye. Nyine umuvandimwe arambwiye ati reka tubanze tumwakirira ikibazo cye gisubizanye n'icyo uyu muvandimwe yarakubwiye. Kugira ngo bitagara kuko hari igihe babatuma. Hari igihe umukristo amubwira ati noneho umuze kumbariza gutya. Uriya musilamu reka aza kibaze hanyuma ukomereze. Sawa. Ni ikibazo mbona abakristo bakora kandi Imana yaragikuyeho, yarakuye isabato. Imana ko yakuye isabato, nkabona abavandimwe hariya barafunze kuwa gatandatu ngo ntago bemewe gukora gukubera abayisabato. Ndagira ngo abavandimwe bari hano sinzi nimba bababwira ntibazongere gufunga ku sabato cyangwa se babwire ibyo byegerekeranye n'isabato kabisa. Iki kibazo ngewe rero mwihangane, iki kibazo nari nabikwepye. We ntabwo ari ukubikwepa, nagikwepye kiri. Umva nyine ukuntu bimeze. Kubera ko ntawe ari wakikubajije. Nta muntu wakimbajije. Ariko umuvandimwe aravuga ati rwose muduhugurire bagenzi bacu. Nubwo banga gutanga serivisi bo ubwabo barayihabwa. Uti gute? Iyo bagenda mu gihugu kirimo umutekano, hari abapolisi baba barimo gukora akazi kabo baruhutse ku isabato. Nk'ubu abapolisi b'igihugu cy'u Rwanda bose bakajya mu isabato, n'abasirikare bakajya mu isabato, n'abaganga bakajya mu isabato, abaminisitiri bakajya mu isabato, abantu bose bakajya mu isabato. Igihugu cyabura umutekano ku isabato. Ubwo rero bagenzi bacu bagomba kumenya yuko ubwo nyine kugira ngo twihute, bagenzi bacu niba koko bakiri isabato ni itegeko ry'Imana ryahawe Abisirayeli ku gihe cy'intumwa y'Imana Mose. Ni nayo mpamvu muraza kubisanga nabyo kuri Shishoza TV Rwanda, muraza kuribonaho ngo batazi Bibiliya bibeshya ku isabato Imana itayikuyeho. Ariko noneho nagira mbabwire ko ririya tegeko ni itegeko ryabaye ku gihe cy'Abisirayeli bava muri Egiputa bajya i Kanani, niryo Mose yayoboreshaga abana ba Isirayeli. Uyu munsi rero Imana inabahaye iryo tegeko, nibwo nanone yaje kubaha n'ibiryo, bakabona ibiryo by'iminsi 2. Uyu munsi ntabwo biza. Nshuti zanjye, kugira ngo dusoze iki kibazo dusubiza umuvandimwe, somera inyandiko imwe
niyo muri Yesaya. Hanyuma duhita tuhita ukomeza n'isomo ryereka nyisomera ngaho yisoma haragira hati hanyibutse Yesaya 1:12. nagira ngo mbabwire iki kintu umuvandimwe akivuze neza ariko umva haje nagira ngo abantu basobanukirwe ko gatoya Korani yavuze ukuri. Korani igice cya 7 umurongo wa 63 byagaragaye neza nk'uko haje amaze kubibabwira. Bigaragara neza ko abantu igihe cy'isabato barebye ukuntu bashobora gutega amafi ngo buri ku yindi minsi ntabwo yazaga, ariko ku munsi w'isabato amafi akaza. Yamara kuza noneho abantu bakareba ati ese ari amafi tuzayabona gute? Ku munsi wa nyuma w'isabato bagafata ibitego yabo bakajyana mu nyanja. Bamara kujyana mu nyanja ku isabato bakaruhuka, ariko ibitego yabo ikagira ite igakora igafata amafi. Noneho abantu ari umurongo bakunda kuvuga cyane muri Korani, abantu baza guhinduka iki? Baza guhinduka inkende. Haragira hati inyoni kuratubwira iti iyo muza kunshengerera ninde uba wababwiye ko muza kundibatira urugo? Nimukongera kuntura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri jye, imboneko z'amezi n'iki n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe bikurweho. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Imboneko z'amezi n'iminsi mikuru byanyu mwategetswe umutima wanjye urabyanga birananiye ndushye kubyihanganira. Nimutega ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva. None muvandimwe subiza wa muhungu rero ka kabazo k'inusi uretse gatoya abantu nanjye ihangane nk'umunota umwe icyo kibazo ndagisubiza. Icyo ndagisubiza kandi ndagisubiza inyandiko nta nubwo ndibugitindeho. Ni ukuvuga ngo dufashe uyu munsi wa none nubwo wabivuze umuntu wubahiriza uretse Korani yamaze kubivuga, kubera ko yatanze urugero ko ibyo bintu n'uyu munsi wa none bihari. Iyo ufite inzu ukawikodesha 30,000 wubahiriza isabato, ukaba ufite inzu ukawikodesha 30,000 mu kwezi habaho amasabato angahe? 4. Habaho amasabato 4. Ni ukuvuga ngo ugiye kumwishyura 26,000 yabifata ntabyo yafata, kubera ko mu kwezi harimo amasabato 4. Ni ukuvuga ngo niba ku munsi ari 1,000 ubwo ni 4,000. Umwisha 26,000 yabifata si 30. Biragaruka kuri cya kibero. Ni uko ngo bararuhuka imitungo yabo ikagira ite igakora. Urumva ko Korani yavuze ukuri rero. Umuvandimwe rero icyo gusubiza ngo abayisilamu babatiza bate? Abayisilamu babatiza bate? Ni amagambo bavuga bakoresha umubatizo w'umwuka wera. Yesu yavuze ati amagambo mbabwiye n'uwo mwuka kandi nibwo bugingo. Inyandiko iratubwira iti Abaroma igice cya 10 ku murongo waho wa 10 kubasoma n'abandika haragira hati ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Mwabyumvishe ko mu Islamu rero ni amagambo bakubwira yo kwemera Imana, ukemera n'intumwa zayo ugakizwa, nta kindi bisaba. Noneho aho tugeze ahangaha ngo hari umuntu utari umusira hano hari umusaza ushaka kusobanuza muha ijambo kugira ngo tutamunigana ijambo. Mwiriwe musaza, amazina mwitwa bande? Thomas. Akanga nigeze kwanyura igihe gito. Harya usengera hehe? Umudivantiste. Ariko bavuze ngo isabato Imana ikuyeho, ariko komuniza amajwi igira imbere hari isabato Imana ikuyeho. Urimo urayumva nyine banze tubusobanure. Twari tuyanize ndumva none twari tuyanize se nageze nubwo n'umurongo ari kugabanyutsa hara dusomye muri Luka igice cya 4 umurongo wa 16
uzasanga ngo Yesu wereka baze bahagusomera cyangwa aho ngaho wahari wahageze oya nawe muharebe wegenda mwegera uhamusomera nibyo rwose twari twakubuze Toma hari umuntu wambwiye ngo batoma ngo bemera uko babonye sibyo nibyo cyangwa reka bazane Bibiliya aho ngaho rwose babanze bayikwereke unarebe ko ari yo kandi ntuzongere kogosha ubwana vuga ngo inshallah Luka 4:16 rwose Luka 16 nuko aje Nazareti ajya nuko aja i Nazareti iyo yarerewe uwo ninde ni Yesu si Yesu aje i Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi mu rusengero cyangwa n'andi hose kubera amaso y'urubana rero reka ngufashe inyandiko iratubwira ati rero ajya i Nazareti aho yararewe ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi nk'uko yamenyereye nyine banza tega amatwi yinjira mu sinagogi nk'uko yaramenyereye arahagarara ngo asome bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya akirambura abonamo igice cyanditswe ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nge saho ngaho se mumere mikoro isabato none se Toma shuti yanjye aho ngaho niba Yesu yaragiye mu isinagogi ku munsi w'isabato bivuze yuko yari yaruhutse isabato yari yaruhutse n'ahandi yaruhutse Toma handi munsi yaruhutse Tomasi we unyere ko yaruhutse undi munsi Tomasi we nanje mbaye mu kirisi wowe wabaye umwisilamu Toma shuti yanjye Toma uranyumva ubu ko waje hano ukaba usomye igitabo ubu wabaye umwisilamu ariko kuko umunsi wa dutagenwe n'Imana ariko isabato yagenwe n'Imana Toma uje kuwa gatanu tugaterana tukaguha ijambo ukigisha byaba bivuze ko wabaye umwisilamu ariko hari itegeko ryari rihari Yesu yaramenye kunja ku bisengero ku munsi w'isabato cyaka kumenya aho yaba yarutse kuwa mbere cyangwa ku wundi munsi nanjye ndo musiramu pe ewe uraba we rwose none se Toma uriya mugabo reka azane Bibiliya Toma hariya mu isinagogi Yesu yari yinjiyemo abari baje kuruhukira abari barimwo yasanzemo abari baje kuruhuka isabato bari baje kuruhuka isabato kuko bari barabimenye Yesu abasanga yajya kugira gute kubigisha kubagira gute kubigisha turasoma ngo ni nkuko amenyereye nta kibazo rwose hanyuma akamenyero ka Yesu yaje kwigisha abantu beza cyangwa yazanywe n'ababi kuko ntabwo ari abeza bamusanye n'ababi kuko umurwayi n'ukenera urakoze cyane hanyuma niba Yesu yaraje kwigisha abantu babi mbere yasanze mu isinagogi bari beza cyangwa bari babi ubwo ako ngako ihangano kansubiza none sibyo ntabwo bari beza bari babi nta kibazo rwose bari babi baje kuruhuka iki isabato Yesu nawe yari mu bikora turi gusoma ngo yari amenyereye kujya kwigisha baki oya Yesu yari amenyereye kujya mu masinagogi ku isabato kwigisha baki none tukurikije n'amategeko y'Imana dusomye ibyacu 10 reka tubanze dusoze iyo nyandiko jya ku murongo wa 28 tumenye abo yigishaga baribo kuri icyo gice yatanze basoma kari akarongo kamwe bakabana
Toma ntuzongere gukora iryo kosa ugisome igice kirangize. Aha bagusomera 28 abo bana amaje kubigisha byagenze bite? Inyandiko irakomeza ikatubwira ati rero abo mu isinagogi bose babyumvise batyo bazibiranwa n'uburakari bwinshi barahaguruka bamwirukankana mu mudugudu bamugeza ku manga y'umusozi batuyeho bashaka kuyimutembagazamo ariko Yesu abacamo arigendera ngo pyu. Thomas we Toma ku gice waduhaye tubonye ko Yesu yagiye kwigisha abantu beza cyangwa ni babi? Ni babi kuko isabato yera n'abayigishaga barabera. Nta kibazo bari abantu bera bashatse kwica nde? Abo se abo bashatse kumwica nk'uko nyine ntaho byaryo ariko twasanga nyine Thomas we Toma bashatse kumwica kandi yari abasanze mu isinagogi baje kuruhuka Sabato. Hanyuma bashaka kwica nde? Yesu ku Isabato. Yesu bashaka kumwica kuhe munsi? Ku Isabato. Bashaka kumwica kuhe munsi? Ku Isabato. Ariko abafama aragenda ariko nta kibazo ntabwo yagize ate? Sawa Yohana 9:16 ni Bibiliya ariko arareba kiriya kirevu cyuriya muhaji kora mpamvu ukuntu ubunepa ariko 9:16 dusomere twumve karoroshye ariko ko Thomas inyandiko iratubwira ati rero cyangwa ni here Thomas bagasoma ngo bamwe mu bafarisayo baravuga bati uwo muntu so w'Imana uko ataziririza Isabato mu mpere. Thomas uwo muntu bavuze ko atari uw'Imana ninde? uwo muntu ni Yesu bavuga. Kubera iki bavuze ko atari uw'Imana? kubera ishari Satani arafite amategeko y'Imana nicyo cyabiteye. Nibasubiremo inyandiko nibagusubiremo inyandiko yumve. Inyandiko iratubwira ngo bamwe mu bafarisayo ngo baravuga bati uwo muntu so w'Imana. Kubera iki? kuko ataziririza Isabato mu mpere. Thomas uwo muntu utari uw'Imana utaraziririzaga Isabato bavugaga ninde? Uwo ni Yesu bavuga. Kubera ko ataziririzaga iki? Kuko nyine bashatse kumwanga kuko ari itegeko ry'Imana ryagiyeho abo bantu nabo bakorerwaga mu nandi na Satani ariko ntabwo nta kibazo. Hanyuma bavuze yuko ataziririza iki? Isabato. Indi utarayiziririzaga birimwe muri Bibiliya. Reka tuharebe. Harebe n'ukuri utaza kwibeshya kuko birimo muri Bibiliya ko Yesu bamuhoraga ko ataziririza Isabato. Ngo bamwe muri bo muri abafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziriza Isabato. Utaraziririzaga Isabato ninde? Ni Yesu. N'abayisilamu ntabwo baziririza iki? Isabato. Kimwe nande? Na Yesu. Hanyuma wowe uyiziririza uri kimwe n'abande? N'abafarisayo. kuko ndi umunyabyaha ndi muri ariko kumva iyo dusomye nyine Thomas inshuti yanjye ni ukuvuga ngo abayisilamu ntabwo baziririza Isabato kimwe nande na Yesu. Hanyuma wowe urayiziririza kimwe n'abaki? N'abafarisayo. None mu cyiciro 12 turagenda tubihuze by'umwuka birusuzanye turasanga umuntu kikiyoka kirakara we mugore kija kurwanya umuntu mikoro wayikuyeho cyagena kija kurwanya mu byarwo basigaye bitonde amategeko y'Imana. Kubera iki? Kuko amategeko y'Imana ari kumwe n'Isabato. Nyine Thomas we Toma iyo nyandiko muri Yohana ni ukuri cyangwa kuri ndi kwisoma urimo urayisoma?
iragaragaza yuko abaziririza isabato ari kimwe n'abaki n'abafarisayo vugira kuri mikoro abaziririza isabato ni kimwe n'abaki mikoro se kutarimo kuyivugiramo Toma kandi aricyo twayiguhereye Tomasi we uravuze ngo tugomba gusoma igice cyose tugomba guhinga tukageza imbugiro twatangiye mu itangiriro twabonye ko ngo yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye hanyuma yinjiye mu isinagogi abashatse kumwica bari abaki ariko abari abafarisayo bose atazi sawa baruhukaga iki isabato abashatse kwicira Yesu mu isinagogi baruhukaga iki isabato kuko nyine yanzwe nta kibazo abashatse kwica Yesu bari baje kuruhuka iki inyi ni isabato kuko bivuga ngo iyo uruhutse isabato uba wifatanije n'abashatse kwica nde oya Tomasi Yesu igihe yari yinjiye mu isinagogi nk'uko yari amenyereye bashatse kumuhirika mu manga y'iki y'umusozi hanyuma Yesu abigenza ate abaca mu myanya y'intoki abashakaga kumuhirikamo bari baje mu isinagogi kuziririza iki areka reka dusome twumve niyo dusomye itangiriro niyo dusomye muri Yobu igice cya mbere ngo ubwo abana bazaga guterana n'abana none nta kibazo muri iriya sinagogi hari abantu bavuyemo barengera Yesu ntabwo abari mu isinagogi bose bari baje kuruhuka isabato bashaka kwica nde Yesu baje kuruhuka iki isabato hanyuma twabonye ko abayisilamu bataruhuka isabato nkande nka Yesu reka nkwereke reka nguha akanyero kakubera rwose wabyemeye Tomasi jya uba umuntu w'umugabo uvugisha ukuri wabyemeye ariko ubundi bamurebe yimukwira twareba ko yamubera murebere Yohana 5:18 Yohana 16 Toma ntiwisubire ku ijambo sibyo Tomasi we maze ntiwisubire ku ijambo sibyo soma inyandiko twumve Yohana 5:16 musomere musomaji reka tumufashe Yohana ni Tomasi inyandiko atubwira ati rero nicyo gituma abayuda bashakaga nicyo cyatumye abayuda bashaka kurenganya Yesu kubera iki kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato Yesu abasubiza ngo iki Yesu arabasubiza ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora mumere mikoro data arakora kugeza na ryari Tomasi na n'ubu arakora no kuwuhe munsi no ku isabato no ku isabato arakora ariko agakora imirimo y'ubutabazi nta kibazo nta murimo w'Imana uba utari uw'ubutabazi hanyuma na Yesu aravuga ngo nanjye ndagira nte ndakora kuki kuwuhe munsi yaravuze ngo ndakora icyo gihe bivuga ngo arakora buri munsi byari kuwuhe munsi nta munsi uhari ndakora byari ku isabato mumere mikoro akomeza asoza inyandiko 18 ngira ngo shehe komeza inyandiko 18 18 Tuma urakuhareba se nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica kuko uretse kuzirura isabato mumere mikoro Tomasi mu byo bashatse kwicira Yesu harimo kuzirura
kuzirura iki isabato areka ntabwo yizuraga ku bushake kwizirura nta kibazo kuzirura mu byo bashatse kumwicira harimo kuzirura iki isabato ariko uwo muvandimwe aje kukunganira we yaragukiza uramwunganira muvandimwe muhe mikoro umwunganira amazina witwa nde nitwa Enoch Enoch igira imbere ho gatoya iyo mikorera itakumena amatwi turagukeneye Thomas wigenda guma buri muntu tuma umuntu w'umushyitsi kugira ngo bahagarare ujya nawe uwo ngo ni umushyitsi wawe nibyo yacu nitwa Nshizirungu Enoch ukaba uje kunganira Thomas nyuze ahangaha numva Thomas ni kumuhata ibibazo ndavuga ati kamufashe nta kibazo mufashe twumve turamanza dusobanukirwe n'isabato icyari cyo isabato ni ikiruhuko ubwo cyo kirarangiye oya kitwibutse iki ni ikiruhuko isabato bisobanuye ikiruhuko muri rusange nta kintu kitwibutse nta kintu kitwibutse ntacyo turabisoma hano muri Bibiliya turareba mu tangiriro igice cya 2 ku murongo wa 2 hari amagambo avuga ngo ushira ku munwa neza twumve ezamura mikoro ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze iraruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze isabato twumva ko ni ukuvuga ngo iminsi 7 iyo ari yo yose noke ntabwo bivuze isabato ni ukuvuga ngo muri Bibiliya Enoch nyumva neza nshuti yanjye ni ukuvuga ngo muri Bibiliya harimo iminsi 7 noneho muri iyo minsi 7 hakabamo n'itegeko ry'isabato mbanze nanakuruhure mu mutima wumva unyuzwe twebwe abayisilamu twemera ku isabato ryari itegeko ry'Imana ndetse iryo tegeko ry'Imana ryubahirizwaga n'abayisilamu ryari iry'abaki ryari iry'abayisilamu ryari iry'abaki ryari iry'abisirayeli oya abisirayeli ni muri rusange nuko ini itegeko ryategetswe abisirayeli urumva ariko iryo tegeko ryubahirizwaga n'abayisilamu ako kantu ntabwo bari bakazi kubera ko ryahawe Mose ayoboye abisirayeli kandi Mose yari umwisilamu ngaho komeza nshuti yanjye Mose ntabwo nzi ko ngiye yari umwisilamu yowe twe turabikwigishije hawe amategeko 10 muri 10 hakabazamo itegeko rya 4 bivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato turisanga hara mu kuva 20 ku murongo wa 8 nahadusomere hamusomere kugira ngo tumufashe neza twahawe kamasome abo bwira iyo Bibiliya yose bayifite kuva 20 ku murongo wa 8 turahera ku wa 7 ukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye ku murongo wa 8 haranditswe ngo twese tuhakurikirane twumve wibuke ni amagambo ndasubiramo cyane wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora abe ariyo ukoramo imirimo yawe yose ariko wa karindwi niwe sabato y'Uwiteka Imana yawe ukagira umurimo wose uwukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu kuko iminsi 6 ayo Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose aruhuka kwa 7 nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza naho ngaho ndagarukira sinzi none se no yego kugira ngo tugufashe dusomera umutwe w'amagambo Imana ibwira abisirayeli amategeko 10 Imana ibwira abisirayeli amategeko 10 nshuti yanjye rero Enoch nuko ngo ari amategeko
dushobora kuba twabivuze utaraza. Ni amategeko Imana yahaye Abisirayeli bava muri Egiputa bajya i Kanani. Ni nayo mpamvu waje kugwa mu mutego utari wasobanura. Uretse gato nta mutego niba ubyumvishe nabi reka nsoze uraza kubyumva. Ni nayo mpamvu uyu musaza Tomasi yaje azanye inyandiko mu isezerano rishya rigaragaza ko Yesu yagiye kuruhuka isabato, tuza gusanga atari cyo cyari kimujyanye. Nariya mategeko 10 n'ay'Abisirayeli ntabwo ari ay'abantu bose. Aho ntago mbyumva. Niba utabyumva rero turaguha inyandiko ya Bibiliya. Nanjye ndongera nsome hano mu byahishuwe. Nta kibazo. Ibyahishuwe igice cyaho cya mbere. Enoch, yego, ugiye kuzana inyandiko cyangwa se tugufasha? Nta masomo agenda yunganira izi nyandiko zacu. Enoch we, reke gutambikira ariko Enoch, reba hano tuganire. Ibyo ari byo byose ni isomo ugiye gusoma kuri ayandi babategura, ariko reka turebe Bibiliya. Inyandiko iragaragaza yuko ari amategeko 10 Imana yahaye abaki n'Abisirayeli. Abisirayeli. Hanyuma uri Umwisirayeli? Yego. Tinya Imana. Ayo mategeko yahawe Abisirayeli kugira ngo abayobore. Abisirayeli umwaka wabo warangiraga mu kwezi kwa karindwi. Hanyuma Abisirayeli icyo gihe bari bayobowe nande? Na Mose. Asimburwa nande? Ntabwo muzi. Ni Yosuwa. Yosuwa yaruhutse isabato. Ibuka neza. Enoch. Yego. Ntago turajya nyine turimo turareba amategeko jewe nawe ari amategeko 10. Jewe nawe turemeranya yuko yahawe Mose n'abantu yarayoboye. Hanyuma Mose igihe kirangiye cye asimbuwe n'undi, ntabwo yigeze isabato, ntabwo yakomeje. Ngo nuhindukira nukandagira isabato nuko babivuze abafarisayo ntabwo babashije kubahiriza isabato. Nta kibazo, nuko byagombwaga gute se? Hanyuma Yosuwa yari umufarisayo ko atigeze yiruhuka. Natwe muri iki gihe cyacu hari abayikandagira. Ntabwo ndeba wowe cyangwa jewe, turi kuri Bibiliya. Yosuwa yigeze aruhuka isabato? Ntabwo mfite ubushakashatsi burenze. Reka tugufashe rero. Abaheburayo igice cyo cya 4 ku murongo waho wa 5. Kugira ngo umuvandimwe nta hantu na hamwe isabato yigeze ihabwa abanyamahanga, keretse abanyamahanga bari barasuhukiye mu Bisirayeli, barasuhukanye nabo. Nuko yatinze. Dusomera Abaheburayo 4:7. Abaheburayo igice cyo cya 4 ku murongo wa 7. Imana yongera gutoranya umunsi ari uyu munsi ivugira mu kanwa kandi ka Dawidi. Nubwo hashize igihe kirekire cyane, ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Komeza. Iyo Yosuwa zamura mikrofone. Iyo Yosuwa abaruhura Imana. Iyo Yosuwa abaruhura Imana ntiyari kugira ite? Kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Yego. Niko byanditse. Hanyuma tubonye yuko iyo Yosuwa aza kuruhura Abisirayeli, Imana ntiyari gutanga uwundi muki. Iyo bavuga undi wa musaza we Enoch arabyo. Ntuhave. Sibyo? Urimo ndabona
kugukoramo ntuhave sibyo nari gushaka nanjye iyo nyandiko ntabwo turayisoza iyo Yesu aza kuruhura Abisirayeli ntabwo Imana yari gukora iki Enoke yarangaye n'ukuri ngongera usubiremo ku murongo wawe wari ugezeho wa 8 nahavuye nari ngeze mu byahishuwe none se kuki wahavuye kandi twahasomaga oya nanjye ubwo hari isomo nagiye kugusomera sino rirakomeza Enoke turi ku nyandiko wowe wigiriye mu bindi subira hahandi ni nawe wahasomaga Abaheburayo 4:7 ahisa yibika fata aho ngaho ntabwo ngera kurangara Abaheburayo igice cyo cya 4 ku murongo waho wa 7 wari ugeze ku murongo wa 8 iyo Yosuwa abaruhura Imana ntiyari kugira ite gutoranya undi munsi ariko nuko rero kubw'ibyo haracyariho iki uburuhukiro bw'isabato bikiwe abantu b'Imana rekera Enoke winjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nkuko Imana yaruhutse iyayo Enoke yego icyambere iyo Yesu aza kuruhura Abisirayeli Imana ntiyari gutoranya iki ako se ko wabisomye wabivuze kweli ntiyari gutoranya undi munsi reka mbikuvugire undi munsi dusanze nta wundi munsi ni uw'isabato wakomeje nose hari kuba hari uw'isabato Imana ikongera gatoranya uwundi munsi nawo none se hanyuma inyandiko ushorejeho kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'iki bw'isabato bugize gute butwibutsa tinya Imana subiramo inyandiko hamwereke hasano ku murongo wa 9 ubikiwe abantu bayikunda oya wibeshya soma neza haracyariho iki uburuhukiro bw'isabato ubikiwe abantu b'Imana nukuvuga ngo isabato iriho ariko igize ite wese kandi urahakana Bibiliya twasomye isomo nta kibazo inyandiko dusomye Bibiliya urayemera mbere na mbere genda yemera cyane sawa Bibiliya iratubwiye ngo isabato iriho ariko igize ite twebwe tuyisobanura mu buryo butandukanye nta kibazo turasobanura mu Kinyarwanda agenda yungikana ariko Enoke batubwiye ngo wibuke Enoke Enoke Bibiliya irakubwiye ngo isabato iriho ni sawa rwose turemeranya ko isabato ikiriho yego hanyuma inyandiko igakomeza itubwira iti ariko igize ite ndabitse Enoke rero arimo arakwepa oya nta gukwepa subiramo inyandiko ku murongo wa 9 kugira ngo iyi nyandiko yumvikane hatazagira umuntu wongera kujijisha abantu kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu bande b'Imana isabato ibikiwe bande abantu b'Imana nuko ngo isabato iriho ariko ibikiwe bande kubikwa arahita agakwepa mundebera umutekinisiye wanjye n'ukuri wowe witanga mikoro ariko ari iyawe none se Enoke inyandiko ni wowe wisomeye iratubwira ngo isabato iriho ariko ibikiwe bande abantu b'Imana bivuga ngo isabato nubwo iriho ariko irabitse ibikiwe abantu b'Imana bazaboneka ryari ahubwo ubundi umusaza nakubwiye ko umuhagarara iruhande ko waje haguruka agenda wakira Thomas none se Brother Toma nubwo ufite ikindi kibazo banza usuhuze uwo musaza w'inshuti ya dore muri angana muhobera ariko muhobera ufite ikindi kibazo Haji reka mbafashe gatoya kure ngo wenda mwunganire iki kintu cyumvikane ubundi itegeko ry'isabato ryavuga ko nta murimo n'umwe wemewe gukora
ugira umurimo akora ko agomba gupfa. Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose. Icyo gice cyose ntabwo Yosuwa yigeze aruhuka isabato, ahubwo bafashe Yeriko ku munsi w'isabato. Uretse gatoya haji njye najya ngo mbibarize mwese akantu gatoya, sibyo? Uyu muvandimwe yatubwiye ko Yesu yinjiye mu sinagogi, siko bimeze? Aha, Yesu uramwemera? Yinjiye hehe? Mu sinagogi. Sawa kabisa, twegerane hano. Ugiye hehe? Nawe Yesu uramwemera? ndamwemera cyane. Yinjiye hehe? Ku munsi w'iki? Urakoze cyane. Matayo 11 uretse gatoya. Hari abantu bifuza kuba abasilamu. Naho nyine niba bigiye hano hanyuma basobanurira abo ngaba niba hari akantu muganira babe bari aha ngaha. Nibyo. Oya wijyana. Abantu bashaka kuba abayisilamu. Thomas nabaretse kugenda. Thomas turi kumwe. Umuvandimwe arakoze. Henoke niba ari Henoke ni Thomas. Thomas ntabwo ari ubwa mbere yumva ukuri nuko agiye atabahaye ubuhamya. Thomas n'ubundi twigeze guhurira iwabo turamusobanurira arasobanukirwa, arangije ahitamo aba umuyisilamu nyuma yuko yari afite iriya myemerere, ariko urabona ko yasubiyeyo abonye ko kariya kantu tugiye kukagarura kugira ngo tumwereke neza imyemerere uko Yesu yasengaga, arangije acyaho aragera. Njye ngiye kwibaza, ese Yesu yaruhukaga isabato, sibyo? Niba Yesu yararuhukaga isabato, nkibaza niba yaruhukaga isabato akinjira mu isinagoge, yageramo agasari akubama hasi, ese na Tomasi ajya asari yuwamye hasi? Tomasi we yagiye. Tomasi yagiye kandi kugira ngo ibiganiro bigeze ku musozo. Sawa ko byasa 12:04 abantu basobanukiwe bashaka kwibera abayisilamu aribo ba Ababamama